Burya koko umugisha w'Imana ni ikintu gikomeye cyane kubera ko umuntu ashobora kubaho mu buzima bubi, akabaho mu buzima butari bwiza ndetse atagira umuntu n'umwe umwumva, ariko iyo igihe cyawe kigeze cyo kugira ngo winjire mu mugisha wawe, nta mbaraga n'imwe, nta bushobozi bubaho bushobora gutangira umugambi w'Imana, kandi ibyo Imana yagambiriye ku muntu uko byagenda kose irabikora, nk'uko umwanditsi wa Bibiliya yavuze, yaravuze ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Rero umuntu wese Imana yaremye ifite uburyo ki yamuteguriye ubuzima azabaho mu gihe cyashize, mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Ni nako bigenze kuri uyu musore bakundaga kwita Kagarara, akaba uyu munsi yarahinduriwe izina akitwa Aston Small. Ngira ngo ni inkuru abantu benshi bamaze iminsi babona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, aho mu by'ukuri uyu musore navuga ko yanditse amateka akomeye cyane, amateka adasanzwe yo kuba icyamamare, ariko ibyo bikaba mu gihe gitoya, mu gihe gito cyane. Ngira ngo mumaze iminsi mumubona aho amaze iminsi ari hariya muri Ghana ari kumwe n'ikindi cyamamare Aston Hall. Ngira ngo abantu benshi cyane baramuzi ku mbuga nkoranyambaga nk'umuntu ukomeye cyane mu content creator, umaze igihe kitari gitoya agaragara ku mbuga nkoranyambaga aho agenda create content zigiye zitandukanye, ndetse akaba n'umwe mu bantu navuga ko ari abasitari cyane bakurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu rero Kagarara nawe muri iyi minsi mike cyane itambutse nibwo agaragaye ku mbuga nkoranyambaga arimo ari kumwe n'uyu musore w'umusitari mu by'ukuri, kandi byagaragaye ko yamwishimiye cyane. Burya hari ukuntu umuntu agira umugisha, Imana ikamuzamura, ugasanga ateye imbere, ariko ugasanga ntagiriye abandi umumaro, ugasanga afitiye abandi ishyari, ugasanga kuba yarateye imbere ntacyo bivuze, ntashobora kuba yazamura undi muntu runaka. Ariko uyu musore mu by'ukuri Aston Hall yagize ikintu gikomeye, igikorwa gikomeye cyane cyo kuzamura Kagarara, amushyira ku itara rwose, amushyira ku munara, amushyira ahabona, isi yose iramubona. Niyo mpamvu nari ntangiye mvuga ngo umugisha wawe, umugisha w'umuntu nta hantu ushobora kujya, nta kintu na kimwe gishobora kuwukumira. Ibyo Imana yagambiriye ko izakugirira uko byagenda kose, ushobora kutabibona none, ushobora kutabibona ejo, ariko umunsi w'Imana iyo wagezeho kugira ngo ikugaruke ikugirire neza, nta mbaraga n'imwe ishobora gukumira umugambi w'Imana. Ngira ngo mbere y'uko uyu Kagarara yerekeza hariya muri Ghana, hari amafoto agiye atandukanye yagaragaye ari kumwe na nyiricyubahiro Karidinali Kambanda, aho barimo mu by'ukuri bifotozanya ifoto navuga ko ari ifoto y'amateka kuri uyu musore Kagarara, kubera ko Karidinali Kambanda ni umuntu ukomeye cyane, ni uwihaye Imana muri Kiliziya Gatolika, ndetse akaba n'umwe mu bantu bakomeye cyane bahagarariye idini rya Katolika. Rero uyu musore Kagarara yaje kugaragara ari kumwe n'uyu Antoine Kambanda, barimo bifotozanya, mu by'ukuri ubona ko ari ibintu byiza cyane. Ngira ngo icyo gihe hari umuntu twari turi kumwe mwereka iyo foto, ndamubwira nti ntureba ko Kagarara ahuye n'uwihaye Imana cyangwa se ahuye n'umuvugiramana nk'uyu nguyu? Ndamubwira ni uko byagenda kose ntibizarangira gutya, kuko akoze mu biganza byahawe umugisha n'Imana. Uko byagenda kose yihuje n'amavuta azamukorera igitangaza, none koko hadaciyemo igihe kirekire Kagarara ahise ko aba umusitari mu gihe gitoya, kandi urabona ko ubuzima buhindutse. Ikindi nagarukaho ni uko uyu mugabo cyangwa se uyu musore bari kumwe, aho bagiye kuzenguruka ibihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wacu wa Afurika, ni umusore mu by'ukuri navuga ko agira umutima mwiza. Niyo murebye muri video zitandukanye bamaze iminsi bakorana, mu biganiro bagiye bagirana, ahantu bagiye hatandukanye bagiye batemberera, biragaragara ko mu by'ukuri ubona ko amwifuriza ibyiza, nta mutima muba mufitiye, ubona ko yishimiye kuba ari kumwe nawe. Ubundi Kagarara mu busanzwe ni umusore utari muremure,
hari ukuntu kera abantu bajyaga babapfobya babavuga amazina atari mabi, babahamagara mu mvugo nyandagazi, mu mvugo itari nziza. Mu by'ukuri Kagarara ukurikije uburyo areshya, abantu benshi hari igihe bamurebaga bakavuga bati uyu nguyu ntabwo ubuzima bwahinduka, ariko Imana yo ifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese, uko yaba areshya kose, uko yaba asa kose. Ni ikiremwa cy'Imana kandi yaremwe n'Imana, kandi umuntu wese Imana yaremye yamuremye mu ishusho yayo. Nubwo umuntu we ashobora guhinduka, ashobora kugira imico mibi, ashobora kugira ingeso zitari nziza zidafite aho zihuriye n'ubwiza bw'Imana, ariko umuntu wese Imana yamuremye mu ishusho yayo. Kagarara rero mu by'ukuri biragaragara ko Imana imuzamuye kandi imushyize ahabona. Ibi ngibi njya nkunda kuvuga ni bikwiriye kuba urugero rwiza ku bandi bamaze igihe biheba, bavuga ko ubuzima barimo butazahinduka, bibaza ejo habo hazaza, bibaza bati bizagenda gute. Ariko nyamara Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe mu kanya nk'ako guhumbya, kuko nta muntu n'umwe watekerezaga ko Kagarara yagera ku rwego agezeho uyu munsi. Nta muntu n'umwe wabitekerezaga, kubera ko umuntu ashobora gutekereza ngo runaka uvuka aha n'aha n'aha ashobora kugera ku rwego runuru, ariko burya Imana yo mu migambi yayo iba ifite uburyo ibikora, kandi ibintu byose bigashoboka. Ku bantu ntibishoboka, ku bantu hari ibintu rwose ureba ukabona ntibishoboka, ukavuga ati rwose byaranze, ariko ibyo byanze Imana yo iba ifite ubundi buryo yabikoramo, ari nako ibigenje kuri Kagarara wiyise Aston Small. Kandi koko urabona ko ku mbuga ze nkoranyambaga zigiye zitandukanye hari gukurikiranwa n'abantu batari bakeya. Urabona ko abantu babyishimiye, ndetse n'uyu musore bari kumwe w'icyamamare urabona ko ari kumufasha mu buryo bugiye butandukanye, ukabona ko amwishimiye, ukabona ko barimo baraganira rwose, ukabona ko ari ibintu byiza cyane. Ngira ngo hari amwe mu magambo uyu Kagarara yakundaga gukoresha bijyanye n'indeshyo ye, bijyanye n'uko abantu bamubonaga, aho yakundaga gukoresha ijambo rivuga ngo disability is not inability, bijyanye nyine n'ubuzima arimo n'uburyo agaragara mu bantu. Hari ukuntu abantu bareba umuntu nyine ukabona ko mu by'ukuri ibyo bavuga, ibyo bamubonaho, uko bareba ameze, inkomoko ye, batuye rwose ubuzima bwe ntibushobora guhinduka. Ariko ni abantu babivuga, kandi burya hari igihe abantu bagutega iminsi bavuga bati ntaho uzagera, ariko Imana ikahakurenza. Burya nusubiza amaso inyuma urasanga hari ahantu abantu bagiye bavuga ko utazarenga, ariko Imana ikahakurenza. Rero reka nsoze mbabwira ko iby'Imana yavuganye nawe ndetse n'ibyo yagambiriye gukora nta kintu na kimwe kizayikoma mu nkokora. Uko yabigambiriye niko bizaba, kandi uko yabitekereje niko bizasohora. Rero ntukwiriye kwiheba. Ikintu cyiza kibaye kuri mugenzi wawe gikwiriye kukubera isomo, ndetse ukamenya ko Imana iriho kandi ikora, kuko ukurikije uburyo ki uyu musore rwose azamutse amenyekanye mu gihe gito cyane. Yego yari amaze igihe n'ubundi akoresha imbuga nkoranyambaga kuri YouTube ndetse na TikTok, abantu bakamubona mu buryo bugiye butandukanye, ariko yari ataragera ku rwego nk'urwo agezeho uyu munsi, aho agiye kuzenguruka ibihugu bigiye bitandukanye muri Afurika, kandi ukabona ko ari kumwe n'abasitari bagiye batandukanye bakomeye, ubona ko bamwishimiye, batamwinuba, batamwinena bijyanye n'uburyo areshya, ahubwo ukabona ko ari ibintu byiza mu by'ukuri. Rero umuntu wese n'inkundi, ntukabona umuntu afite ubumuga runaka ngo uvuge ngo uyu nguyu sinasangira nawe, sinagendana nawe. Oya, ibyo bintu ni bibi. Umuntu wese n'inkundi, kandi akwiriye guhabwa agaciro nk'akundi muntu uwo ari we wese. Umuntu ufite ubumuga nawe ni umuntu nk'undi, akwiriye kudahezwa mu bandi, akwiriye kudahabwa akato, ahubwo ukamenya ko umuntu wese Imana yaremye ari ikiremwa cy'Imana kandi gikomeye cyane. Imana ibahe umugisha. Reka nsoreze hano inkuru yacu, nkomeze mbifurize kugubwa neza mu byo mukora byose mu kazi kanyu ka buri munsi. Imana ikomeze ibahe umugisha. Reka rero mbifurize kugira umunsi mwiza, kandi muhahe muronke mu kazi kanyu, mu byo mukora byose. Umunsi mwiza wo kwibohora ku banyarwanda bose muri rusange. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Dani, hanyuma duhurire mu biganiro byacu bitandukanye.